Mama yema. Ariko ngana waza nkwanga no gusinza cyangwa waza ngo nakazi. Abanyebere muno mwiza bashimira ufite ibintu biremeye isongoye myiza. Eminwa? Kongoye. Ashareka nkubaza. Wajya ugabanyira umujyi unywa ko umaze kubona ko uri mwiza icyama rwose tukarungurana tukabana ikaramata. Urongorana nande? Mu buryo bwo gushyingirana cyangwa mu Ureka nkubwire nganda uzi ko unahamagara ambirasi nyamara bakakujyana kwa muganga ko mbona ibintu byose byarangiye. Kandi akazi nani keza cyane kandi kubera wagisaza wajya umva nkubwire wajya ureka kunywa urumogi cyangwa se wajya no kurunguka kuramo imbuto wamushenze. Hakoye ikibundo se cyo mbaza Hasoni ibigambo urimo kumbwira urabyumva wowe cyangwa urabizi? Yes boss. Yesu ninde? Yes. Urabona cyo? Yes boss. Kongo cyari. Shapa ibintu byo mu rugo ngiye bimaze kunshanga. Maje kunshanga pe. Gucanga gutari. Se nk'upareka nkubaje. Nk'ubu muri kwirukana Fabranga agiye. Wakubwiye ko ni kwa Diayaro ninde? None se namusanze ari kurira ambwira yuko bari kumubwira ngo agende. Muramwirukana nyine ngo agende. Ubo yakubwiraga ndimo wamuteza amatwi neza. Nyine yavuze ko ari mama. None se we mama ntabwo ushobora kumukavaringa akareka biriya bintu byo kwirukana Fabranga ntafite yajya. Nawe urabizi ko wamutoraguye ku nzira. Subu koko. Kamubwira wa mwana we inkore ndiho nkubitwa za Diayaro ntabwo uzizi. Urariyo mu cyumba cya gatandatu. Ntuzi hano hafi ya saro ndara. Ibiharara ibihakorerwa. Sepa ni ibiki nyine ubundi. Singoye kamaso yanjye we yabaye ubushye kubera nyoko. Urambwira ngo ngiye ngo ndashaka kwirukana Diayaro. Wabikubwiye yakubeye. None sepa. Ubu ngubu mama kurushije ijambo koko. Wowe ntabwo ushobora kugira icyo uvuga cyangwa icyo ukora. Nese Diayaro tumureka agende yangana. Je wa mwana we naravuze nararushye. Hahandi ndara ndwana na wasohora ibintu byajya kubita hanze ngo cyangwa bitwike. Ndara mfata bukarinda buke. Nese kuvuga ngo ngira ijambo hano. Ngira irihese ntaryo ngira. Turavugana gato ngo twatana ngo twasezeranya ngo ibiki n'ibiki ngo twahagurisha nasa. Imyaka ngeze murabona nkeneye kongera gusiza no kubumba no kubaka no kugura imisimari. Uzene cyende ubu tuvugana tudosuwite ngenda kwirukanye nta mperekeza ntacye kubera ko umwuka wanjye urimo kumara urumva akazi nkora ko nanjye karancanze ku buryo ubu ushobora kukugirira nabi kandi uri boss wanjye ukangira nabi akunigagura kuko kandi uri boss tagufasha akazi kanjye gusiga ngaha cyangwa nguteruye nkurenze irembo umva nkubwire ko nashatse umukozi cyangwa n'ikigeragezo ndavuze ngo tuvugana hambira utwawe aho tuva tukagera nkubone inyuma y'urupangu urabyemera cyangwa ntabwo byumva ntabwo ari giye rega
agakecuru ibanza ari ubuzima agakecuru waneye n'ubundi bungubu nsigaye numva nukira. ariko umuzimu utari wowe ni umuzimu wowe ngo umuzimu waneye wageze gute umuzimu utari wowe ahubwo wowe ubwawe ku giti cyawe kuva ahangaha kugera ku nkweto niwo muzimu wegera ahangaha bino bintu birakaze. Fabiola njya muganiriza rimwe na rimwe nkabwira mwana ihangane ubona nyoko anshinja Fabiola ngo ugiye ngo ndi umugabo wa Fabiola. Yarabimbwiye ariko ibyo bintu ndabizi ko utabikora na Fabiola ntiyabikora kuko twaraganiye igihe kinini. None rero mama sinzi imyumvire nyine iri hagati aho ngaho sinzi ikintu navuga. Ngo ni umugore wanjye wa kabiri. Ese ubu ni ukuvuga ko nshatse umugore ntagenda ngo njye hariya mu Nyagacyamu cyangwa se harya hakurya yo kwa Vedaste wa mudugudu uhuzuye ngo mfatemo inzu ngende Fabiola cyangwa undi mugore nshaka mushyiremo mupangira ibintu ngaruke no mu rugo rwanyu aho kugira ngo nzane umugore kumugereka hejuru ya nyoko. Nicyo kikwereka ko igihe nta kintu mpanga na Fabiola. Fabiola nshaka kumugira umugore namushakira haba hirya hakashira n'umwaka cyangwa 2-3 mutaranabimenye. Nahise ubu ngubu ufite uwe mwanzi ukajya kubona ukabona barumuna bawe baraje bandara yahanga ari benshi. Fabiola yarambyari cyangwa undi mugore yarambyari ariko nyoko avuga ngo naje kumucyuriraho undi mugore uzambuza mikoro ya mukodeshereje. Gende kukubaza umwanzuro ufite n'uwo ngiye bino bintu ngiye nabibaye musere cyane nababaye umwanzuro wa mwana we. Mbwira nawe dufata uwo siko Fabiola atagomba kuva hano atafite yajya natava rero nyoko akahava. Uremera ko Fabiola akubera nyoko? Ariko rero ikibazo rero papa we nagubiza oya nsubiza mama nukubira nibyo yigira nese aravanga nibyo yigira wakubwire nkonje ararama niho wavuga ko ari byo yigira. We nakubwiye ngo Fabiola imba ushaka ko aguma genda kubwira ntusubiza nabo niyo yayo icyo wanzaniye imba ushaka ko Fabiola aguma nyoko aragenda. Uremera ko Fabiola akubera nyoko? Mbwira nsubiza. nawe urumva nyoko nagenda niko kwagusenya ujya wumva. Fabiola tugomba kugerageza uburyo twabimwumvisha akazagira kava hakagenda. None agiye urahambaza uri gusinzira mu biki babuze ibyo ukora ukaza kwitunengeza ahangaha ngo iki wagize uti ndakubwira ngo garuka hano garuka ukomeze umena ndavuze ngo shira kamuna nganga twirukanke uko bizi wansiga twiruke akazi wakarangije haka mama kamamatwa amahiri kamamatwe inkoni kuri ako kaburo kamamatwe yena abanyoko ngende nyoko habe mabeja akazi wagashoje ibyumba bye byose wabitunganyije wasasiye Jojo ubugambo bwawe wowe ubugambo bwe bwo kwirirwa ubwira se ubugambo ushunguza ubwo munwa bwawe bureshya nk'ubwo mushushwe umunwa nzawo kudodera ongera so haguruke ongera uhaguruke se asama ngusukiremo se ubwo bugambo bwawe wirirwa ushunga utubwira so uzambona uwondi we ntago tetesheje wanjishiwe ndekukoze myirizuba wari wicayeho undi gakorinja wagushatse ubumbaza iki wagendeka ngo gashaka uburirwe anturiwe
ibyo wakwigira byose umenye ko Jojo umwana wanjye agomba gufata umutungo 100%. Wagomba kubaho nk'igihuha muri uru rugo. Isuri sambira byinshi igasoza bike. Kandi umenye yuko amaraso y'inzira karengane ahora mu ntoki z'abayamukiye. Urumva ko nyuriye? Nari nararangiza kukubwira utume n'amazi. Nundi namaze kwakira ngiye gusubira ko. Aho utazaruhira ubusa. Nitonde? Utazaruhira ubusa. Ujya kumena andi mazi. Kandi warwana we. Wabona ari wowe ushumuriza nyoko. Ubuse ngende ndagenda namusigana na nyoko baricana. Nyoko aragenda ahita ndega hano tuhagabane tuhasenya hahinduka amatongo. Ntangiye nikorera karago ku musozi wa mwana. Mama yarahindutse pe. Ni inyamaswa. Ejo bundi nawe bimubwiye mbona arababaye ararakaye. Ziko yahise ahaguruka yari kumfungira imisatsi barayirekora ambwiye ati je narume. Wakubwira igihe nshaka nyoko. Yari intama dore waranyerera ugukagwa ubona ari marayika ye. Ntabwo nari nzi ko agira amagambo ameze kuriya. Ariko baravuga guhera saa moya za nimugoroba nuko mama mwatangiye kuryama. Akarinda rikesha ibaza umuntu uvuga guhera saa moya cyangwa saa 2 akageza mu gitondo igihe inyoni zibika. Igihe inyoni ziriho zivuga inkoko zibika niho ceceka. Imba amagambo bamushizemo afite umunwa hariya rwose sinzi uzamu byarira karambaraye gusa cyo nakubwira atanaza agasanga turi mirimo ntawamwe twese ntawe warara hayadusohora. Reka dushaka ukuntu Fabiola tumuganiriza ashaka hazigira. Njye umwanzuro mfite nicyo nakubwira wakora. Fata umwanzuro wewe hano mu rugo nk'umugabo. Kuko mama ntago agomba kukurusha ijambo kuko uri umugabo muri uru rugo. Nibyo kandi. Kakubwire rero wa mwana we. Sibyo? Wowe bindekere. Ibyanyo ko na Fabiola bindekere igendere kivuzo cyawe urukundo rukunda Fabiola ndarwumvise wa mugani wawe we bindekere kandi mu minsi mike urabona igisubizo cyabyo. Sibyo? Ubwo se nshumuriza nyoko? Sinamukuye mu sanduku usanga yicaye aramurisa. Ariko aribeshye to aribeshye. Ntabwo naba narisha umuzima ngo umuzima nanire. Bibwira ko hari cyantera ubwoba jewe. Riyumvira ibikisi. Ubugamba bwawe bugushizemo cyangwa uracyafite inyota nkomeze ngo usukire nkuvomere nk'ururabo. Ururabo? Isa yo gupfuka umuntu yageze nubwo wamuha igikoma cyane. Biranga gapfa. Ariko itaragera iyo saha niyo bamushyira mu bwobo rw'intare. Izo naye baraciringa nta kintu yabo. Ubwo rero bazo bwatamera. Kamere ku mutwe wantuza we. Waduriwe, wabyiwe, wakiwe. Hehe. Wamaye usanga abantu bakubana. Gakwa. Ushatse kungaragariza iki? Ushatse kungaragariza iki? Omana wanjye cyane namenye ushizemo ibiki. Urumva amagambo mbwiye? Urumva imyaka ufite yo kumbwira ayo magambo wanjije we? Yaka. Erega urupfu rwa mama rwatumye nkora mu mutwe. Ushobora kuba undusha imyaka angiye nkurusha mu mutwe. Ibijya bibaho. Gakwa nzakwita basi nzakwice ngiye ubwanjye nifate nijyane kuri ribo nkwirege. Hejuru ubugambo bumbwira. Nkubabariramo ibiki n'ubugambo bufite. Igihe amene ntabwo urandambe. Wamenya amazi umureri ibiki uramvita ikintu cyose ukoze ndakwihorera ngegeza gukora ko nta kintu ibintwaye. Ubundi kuye cyangwa abana mupfiki. Siba ngaho mufana ubugambo bwawe kandi urabuzi nawe ubugambo bwawe bumubwira. Ngambwira nk'ikintu muri ano magambo mbwiye ikintu kibimubwiye. Ubu se ndi mama we wambwira gutya? Nakubwira gute? No so wewe ndi mama we watinyuka kumbwira ngo wasanga ngo ndi umwana mu mutwe ndusha imyaka ngo ndusha ubwenge. Ibyo bintu babibwira mama wawe. Ngabasi mbabare. Mabare se nkubabarira ibiki? Turukuntu kandeba. Sutaneri muwe. Ngaho basi hanagura ayo mazi. Hanagure se. Reka nawe umbwira amagambo abishye. Asharira ugasanga ari kunjomba inzara mu mbavu. Tugerageze umbwira amagambo meza. Uri kumva? Narebaga mu ndorerwamo
nkibaza niba ntuduwo bakwiye kwanga ijwi ry'umubyeyi ryaraburaga. buriya saruzi Diayaro buriya we hari ikintu utazi ari kunjya nkureba nakwitegereza ngiye nkibaza nk'umuntu w'umugabo nkawe usobanutse ngi gutabingoswe bene ako kageni. abagore bararoga shandeka bararoga akenshi nimwe mwirogesha. Buriya wari uzi ikintu gituma umugore wagusuzugura urakizi buriya? Ntacyo uzi nyine, reka ngikubwire rero ukagira inkuru rero shaka. Buriya impamvu ituma uriya mugore wagusuzugura ni uko umufite uri umwe. Ntabwo nkubeye uzaca nyine abantu ba kera bibanga agasuzuguro yagiraga umugore urenze umwe. Nuko kuvuga ngo uyu nguyu nagusuzugura urahita yifatira agashati ugakubite ku rutugu wigire ku wundi. Uyu uzagaruka agukumbira no kukwinginga. Noneho ugaruka noneho ari no kugukezereza muri saro bwati nyaboneka mwami ngwino. Ureba baza yasibari yasi. None si bindi kubwira. Yaranze kwa karita hita yigira handi da. Hoye warangiza ngo umugore yaranduze yakuroza ati. None se cawo. Iyo nama wabonane kuyingira yenda tugishakana. Hene ndiho ndasaza buso. Ariko byashoboka. Ariko reka ikindi kintu ugomba kumenya. Ahubwo ngira inama shawo yo kunshakira undi rwose. Ikindi kintu ugomba kumenya. Gusaza se ushaje hehe? Kuba se ufite imvi byo bita gusaza? Maze abantu bafite imvi nibo bari gusamira hejuru. Nanjye ngiye gushyiramo tenti. Ayiga. None se abana bagira iki? Rega ziransore se ureba cyambere cyo nta mafaranga ziba zigira. Nta nubwo zabonye umwanya wo gukora amafaranga. Ariko nkawe wibazi nkaha hantu. Gusa hano ubwo hatangamo ingwate muri banki z'amafaranga ayo ugenera ku mufuka. Menshi cyane nazanye nka miliyoni ku mufuka nembera. Nta cyane utarya. Nta kimwe. Noneho rero. Ngira inama mbike ngo ndongoro wa kabiri. Urongoro wa kabiri. Ngiye bereka nkwereke kugira ngo nkumfashe ko ibyo ndi kukubwira ngende seriye. Hari urwana nzi ruri yara ku gasante. waparitse aho ngaho Jojo ufite ikihe kibazo ako si Jojo reba nk'ubu ngo reba amaso yawe yatukuye uri gutekereza ibiki gusa mama kugira ngo nzakwereke ko ndi umuhanga nuko nzagufasha mu gukurikira umwana aho nyumvira none wongera unyumvire kandi urakajibwe kandi abona ugiye kumbera igihombo ugiye kumbera ukuntu narushye duhira ubusabusa mama buriya uhemukira umwana wumva wunguka iki Jojo sinkangwe nuko mbona ubwisugwe bwatukuye barize ntaze n'icyagukoboye ugakware yaguhaye iki yarakuroze yigize uzi ko kugushyashyana kose nduha uzi ko we mbambishyiraho uzi ko mba ntekereza uza akakana kakwihishamo ntukakarengera akakana nakaryarya nakagome ubona amusekamo kino kagira ngo ni kagenzi kawe siko nari akana kabi nyamara mama umutima umukekera so afite we warawubonye umutima we ni umutuku n'umukara n'umweru niki nkesho aho kakabera kagorye umva uriya mwana agenda aramwiyumviye ariko tugambanira iramutse ibaze baramutse batwirukanye aha ngaha nakwererana nkujyana hehe reka nkubwire Diayaro urubonye ushaka umugabo se umwe se umugabo ukuze nkanjye ariko ukuze hehe akasha niwongera kundi wa mugora gusuzuguye nakona n'urwo rwana do ngiye uzahita umpindura imbwa cyababwe gifite nk'imyaka ingahe 16 n'irindwi oya 16 nabwo wabukabije 16 sugo wowe urashaka kundangira ibikecuru nka 16 ni mineri ntago ari ikikecuru n'umwana ufite imyaka 19 kuzamura kugeza nko kuri 20 16 bamfunga wa mugani ufunga bagofungira muri wese ahubwo afite nka 20 wo mundangire shagewe rwose nisazure subone ngo uri kusana nubone ikibuno cyo mwana uzahita wahamuka
yenda natora agatotsi sha ukunda ikibuno mfasha cyangwa se ni ikindi none kiri kintu ushaka kugira inama uyu mugore wawe ntazigira gushuka ubu ushaka kuzajya kubona ukuntu nagushutse ngo mugurisha aha ngaha mutuye akavuno umuheto yarahubatse se azi n'igihe nahubakiye azi n'ikibanza igihe nakiboneye abagore barashukana hari bati na rimwe yaje yikoreye avanye iwabo si amakariso ntabwo amakariso icyakoze yazanye nk'amakariso 40 noneho yazanye intare batinya sizo ziriko zanditse hariya ku mugozi nuko ye ugasanga umugozi waremerewe wose n'akazi kawe rero noneho rero reka nkwereke rero warahateguye mbese ntitwaburiye tuba harahari twaburiye tuba kubera ko tujya no kuzana ntabwo twari tuzi ko tuzahabwa jojo nkwiyame wajya ukaba gafite ntabwo twaburiye tuba wajya kuba he wajya kuba mu gihuru njye nasubira mu bukode najya gukodesha jyewe cucu ku bugambo bwawe ntabwo nkeneye akiteretse akigize ishyano ako mama umugore ugeze hano naramubonye nawe waramubonye turi hano umuzimu wa nyina wa gakwari ntibikubwira ukazana ubugoryi nawe waramubonye siko se wari uhohotera umwana we ziba yaranambwiye ngo azakwica cucu wavuganye n'umuzimu reka ariko yambwiye ngo azakwica ngo akunige mpaka uvura ifu azakuniga nabi maze napfuye nuko wari gukubita umwana umuhohotera umwima ibiryo nawe azakwica ngo ushonje none wari umurizwa n'urupfu rwanjye yego uri mutekereza yanize sibyo bamubwira jojo buretse rurangwaze buretse azi genda mubwira nyize umuzimu w'umugore we sha hazanye yikatisakatisha hano mana yanjye jojo wambonye areba gute wowe mama ni mwiza nabonye ari keza ashaka imbere wa ntuzajye imbere ubuzima bamwiza wamahero we nise ndazibanga nzerekeza hehe rero sasa ageze n'igihe asatira umwana wanjye mana we